Muhawe ikaze nanone kuri Unguka Ubumenyi Post. Uyu munsi nanone turagarutse kugira ngo tuganire muri bya biganiro byacu dusanzwe tubagezaho bibungura ubumenyi ku bintu bitandukanye. Turashimira cyane abantu bakanze subscribe, tunasaba abantu batarakanda subscribe kuko uyu niwo mwanya wanyu kugira ngo mukande subscribe kuri channel yacu kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bitazajya bibacika. Abakanda like, abaduha ibitekerezo, abatwandikira, turanyuzwe ku bwanyu, turabashimira cyane. Hari amagambo rero abantu benshi bakura bumva ku mafaranga kugeza bayemeye nk'ukuri. Bamwe bayabwirwa n'ababyeyi babo, abandi bakayumva ku nshuti, ku mbuga nkoranyambaga cyangwa muri sosiyete. Ikibazo ni uko ayo magambo menshi aba ari ibinyoma. Ibyo binyoma bikaba bihisha abantu amahirwe yo gutera imbere. Iyo umuntu yemeye ibitekerezo bibi ku mafaranga, bitangira kuyobora ibyemezo bye byose afata, uko akora, uko akoresha amafaranga, ibyo atinya gukora ndetse n'uko abona abakire. Niyo mpamvu abantu benshi bakora cyane imyaka myinshi ariko ubuzima bwabo ntibuhinduke. Abakire benshi batekereza ku mafaranga mu buryo butandukanye cyane, bikaba bitandukanye n'uburyo abantu benshi basanzwe babibona. Abakire babona amafaranga nk'igikoresho cyo kubaka ubuzima bwabo, ubwisanzure, amahirwe n'ibindi. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibinyoma 7 bikunze kuvugwa ku mafaranga. Abantu benshi bakabyemera bikarangira baheze mu bukene. Niba nawe hari ibyo wari usanzwe wemera, ushobora gusanga ari byo biri kukubuza gutera imbere. Niwumva hari ibyo tuvuze ugasanga byarakugonze, uyu niwo mwanya wawe wo kugira ngo uhindure imyumvire. Ikinyoma cya mbere, batubeshye ko gukunda amafaranga ari icyaha. Abantu benshi bakuze bumva bavuga ngo gukunda amafaranga ni bibi, cyangwa ngo abantu bakunda amafaranga baba ari abanyamururumba. Iryo jambo ryatumye abantu benshi batangira kumva ibyo gutekereza amafaranga menshi bitabarimo. Iyo umuntu yemeye ko gukunda amafaranga ari icyaha, atangira kwanga abakire. Ashobora gukora cyane ariko umutima we ukamubwira ko gukira cyane atari byiza. Ukuri rero ni uko amafaranga ari igikoresho nk'ibindi byose dukenera. Amafaranga ashobora kugufasha kwiga, kwivuza, kubaka umuryango wawe no gufasha abandi. Ikibi si amafaranga, ahubwo ikibazo kiba ku muntu n'uburyo ayakoresha. Umuntu ashobora gukoresha amafaranga nabi, n'utayafite ashobora gukora ibibi. Ariko iyo umuntu akoresha amafaranga mu buryo bwiza, aba afite umugisha ndetse akaba n'umugisha ku bandi. Abantu benshi bafite amafaranga babasha gufasha imiryango yabo, bakubaka ibikorwa biha abantu imirimo cyangwa bigafasha abatishoboye. Nta kibi kirimo kwifuza amafaranga rero, kuko bituma umuntu abaho neza akagira ubuzima bwiza. Ahubwo ikibazo ni iyo umuntu yemeye gukora ibibi kugira ngo ayabone. Gukunda amafaranga mu buryo bwo gushaka amafaranga, donc bwo gushaka gutera imbere no kubaho neza, ntabwo ari icyaha, nta n'ikosa ririmo. Ikibi ni ukubikora nta ntego, nta discipline, cyangwa ukandamiza abandi kubera amafaranga. Niba rero ushaka guhindura ubuzima bwawe, ugomba kubanza kwikuramo iyo myumvire ko amafaranga ari mabi, ahubwo ukamenya ko ikiba kibi ari ugukoresha amafaranga mu buryo butari bwiza cyangwa se mu nzira mbi. Ikindi kintu batubeshye ku mafaranga, batubeshye ko abakire bose banyereza cyangwa bariganya. Umuntu akakubwira ngo ntiwagera kuri biriya bintu byose utaribye cyangwa se utaranyuze mu nzira mbi. Ariko ibyo bintu ntari byo. Hari abantu benshi babona umuntu akize bagahita bavuga ngo uwo ntiyakize mu nzira nziza cyangwa se ngo bariya baribye. Iyo myumvire ni mibi cyane kuko ituma abantu batangira kubona ubukire nk'ikintu kibi. Niba wemera rero ko abakire bose ari abanyabyaha, iyo myumvire yawe ni mibi cyane kuko nawe uhita wumva yuko nushaka ubukire bizatuma uba umuntu mubi nkabo. Ibyo bintu rero sibyo. Ibyo bintu sibyo, uba ugomba kubyikuramo. Kuko niba wumva yuko kugira amafaranga menshi bita biguhindura umuntu mubi, ibyo bintu ni bibi. Ukuri ni uko hari abantu benshi bubatse ubukire bwabo bakoresheje ubwenge, ikinyabupfura no gukemura ibibazo by'abandi. Hari abubatse amakampani, abandi bashora amafaranga mu bintu bitandukanye, abandi batanga serivisi zikenewe n'abantu benshi. Amafaranga rero akenshi aba ari nk'igihembo cy'agaciro umuntu yatanze. Nubwo hari abantu bake wenda babona amafaranga mu nzira mbi, ntabwo bivuze ko buri mukire wese aba ari umunyabyaha. Ikibabaje ni uko abenshi bakoresha iri jambo nk'urwitwazo rwo kudakora cyangwa ngo batekereze uko bakwiteza imbere. Iyo umuntu abonye umukire akavuga ngo yaribye, aba arimo kwikuraho inshingano zo gukorera amafaranga.
ahubwo wagombye kureba ibyo uwo muntu yakoze kugira ngo agere ahageze. Hari abakire benshi bafite ibikorwa bifasha abantu benshi kandi batunze imiryango myinshi. Iyo uhinduye uburyo ubona abakire, nawe utangira kwemera ko bishoboka gukira mu buryo bwiza kandi bw'ubunyangamugayo. Ugomba kwiga kureba umukire nk'ikintu gishoboka aho kubufata nk'ikintu kibi. Iyo umuntu yemeye ko amafaranga ashobora kuboneka mu nzira nziza, nibwo atangira kubaka imyumvire imugeza ku iterambere. Ikintu cya gatatu, batubeshye ko umukene w'inyangamugayo aruta umukire. Hari abantu benshi bakura bumva bavuga ngo ibyiza ni ukubaho uri umukene ariko w'inyangamugayo. Nubwo ubunyangamugayo ari ingenzi cyane, iri jambo rituma benshi bumva ubukene ari ibintu byiza cyangwa bisanzwe. Ariko ukuri ni uko nta cyiza kiba mu kubura ubushobozi bwo kwita ku muryango wawe cyangwa kubaho mu mibabaro ihoraho ubura ibintu ukeneye, kandi iyo uza kuba ufite amafaranga wari wakabibonye. Kuba umukene ntabwo bihita bivuga ko uri umuntu mwiza, ntibazakubeshye. Abantu b'abakene nibo bahora mu maganya. Niba Imana ibaho koko, niba usanga bahora bayituka ngo Mana wampaye iki, yabona ibyo abandi batunze ati bariya icyampa nanjye nkagera ku byabo, bamwe ndetse bakajya no kubiba. Murumva ikibazo ahantu kiri. Rero ushobora kuba umukire kandi ukaba n'inyangamugayo icyarimwe. Abantu benshi batekereza ko kugira amafaranga menshi bihita bihindura umuntu umunyamururumba, nyamara amafaranga ahubwo agaragaza uwo muntu uko yari asanzwe ari we. Donc iyo umuntu atunze amafaranga niyo ahita kugaragaza uwo uri we. Naho ubukene, umuntu ashobora kugaragara nk'inyangamugayo yitwaje ubukene bwe, ariko ikizakwereka uwo ari we bya nyabyo ni amafaranga azaba atunze. Niyo mpamvu ikibazo atari amafaranga, ahubwo ni imiterere y'umuntu. Kubwira abantu ko ubukene ari byo byatumye abantu benshi badaharanira iterambere, ibyo bintu ntari byo. Ahubwo abantu bakwiriye kwigishwa ko bishoboka kuba umuntu mwiza kandi ukize. Amafaranga ashobora gutuma umubyeyi yishyurira abana amashuri meza, akavuza umuryango we, cyangwa agafasha abandi. Nta muntu wishimira kubura amafaranga igihe arwaye cyangwa igihe umuryango we ubabaye. Niyo mpamvu ugomba gutandukanya ubukene n'ubunyangamugayo. Ntugomba guhitamo hagati yo kuba umukire cyangwa kuba umuntu mwiza. Ushobora kuba byombi icyarimwe igihe ufite indangagaciro nziza n'imitekerereze myiza ku mafaranga. Ikintu cya kane, batubeshye ko umuntu akira gusa iyo yize amashuri menshi. Hari abantu benshi bumva ko nta muntu ushobora gukira atarize, ngo abe yarize amashuri akomeye, za kaminuza, ngo abone akazi keza kamuhemba neza, agire diplome nyinshi. Ariko iyo myumvire ituma abantu benshi batangira kwiheba kare, kuko bumva ko amahirwe yabo yarangiye. Ariko ukuri ni uko amashuri ni ingenzi nibyo, ariko ntabwo ariyo yonyine atuma umuntu aba umukire. Hari abantu birengagije za universite, cyangwa se hari n'abagiye kuziga bararangiza babona amadiplome meza, bagira za PhD, ariko na n'ubu ngubu bakaba badafite amafaranga, bafite ibibazo by'amafaranga. Kandi hari abandi bafite amashuri make ariko bafite business zikomeye cyane. Ibyo ni ibintu bizwi. Isi y'uyu munsi ihemba cyane umuntu ushobora gukemura ibibazo no gutanga agaciro ku bantu. Ushobora kwiga ubumenyi bumwe bukenewe ku isoko, bukakwinjiriza amafaranga menshi kurusha umuntu ufite degree nyinshi, ufite amadiplome menshi ariko adafite icyo ashoboye gukora. Abakire benshi ntabwo bahagarika kwiga, ariko ntabwo imyigire yabo iba ishingiye gusa ku mashuri asanzwe. Basoma ibitabo, bakajya mu mahugurwa y'ibintu runaka, bakiga communication skills, bakiga business, bakiga marketing, uko wakwamamaza ibicuruzwa byawe, bakiga ikoranabuhanga. Hari abantu benshi bahinduye ubuzima bwabo kubera ubumenyi bize online, cyangwa se experience bagiye bunguka mu kazi. Akajya gukora akazi, wenda niba ari umuyede ugasanga amenyeyemo igifundi, cya gifundi kikamukiza, cyangwa se akajya mu duka ry'umuntu runaka kumucururiza, ejo nawe akaba yamenye gucuruza ibye. Cyangwa se niba bamutuma kurangura utuntu runaka ku igare cyangwa se n'ibindi, nawe akamenya uko barangura, bikazarangira nawe aranguye, hanyuma akazaba umukire. Iyo experience akaba ariyo yamuhaye ubwo bushobozi. Niba rero ushaka gutera imbere, ugomba kwibaza icyo ushobora gukora abantu bakeneye kandi bakakwishyura. Uburezi ni bwiza cyane, ariko ntabwo ari bwo bwonyine bufungura umuryango w'ubukire. Ubumenyi bufasha abantu gukemura ibibazo, nibwo buzana amafaranga. Ntukemere rero kubura diplome, kuko diplome ishobora kuba nk'ubu ubonye akazi
akazi ubonye kakazavaho igishoro ugatangira urugendo rwawe rwo gutera imbere. Ikintu cya gatanu, batubeshye ko amafaranga adatanga umunezero. Ibyo bintu cyane cyane mu madini bakunda kubyigisha cyane, bakavuga ngo amafaranga ngo ntatanga umunezero. Hari n'imigani imwe ujya wumva mu gifaransa bavuga ngo l'argent ne fait pas le bonheur. Ariko ibyo bintu abantu bakuze benshi bumva bavuga ngo amafaranga ntatanga umunezero, iryo jambo rikoreshwa nabi kugeza aho bamwe batangira kubona ko gushaka amafaranga menshi ari ikintu kidafite umumaro. Ariko ukuri ni uko amafaranga, nibyo koko amafaranga ntabwo aguha ibyishimo byo mu mutima, ariko atanga ibintu byinshi bituma umuntu abaho neza kandi afite amahoro. Umuntu udafite amafaranga ahura n'ibibazo byinshi buri munsi: kubura ibyo kurya, kubura ubwisungane bwo kwivuza, kubura amafaranga y'ishuri, kubura inzu yo kubamo, cyangwa kubura ubushobozi bwo kuvuza umuryango wawe n'ibindi byinshi by'ibanze. Iyo umuntu arwaye nta mafaranga afite, ikibazo kiba kivutse. Iyo umwana yirukanwe ku ishuri kubera amafaranga make, umuryango urahangayika. Iyo umuntu ashaka gukora ikintu cy'iterambere ariko nta bushobozi afite, ahorana stress, anihebye. Ariko umuntu ufite amafaranga aba afite freedom yo gukemura ibintu byinshi muri ibyo bibazo twavuze, kandi mu buryo bworoshye. Iyo arwaye arivuza, iyo ashaka kwiga ariga, iyo abonye amahirwe arayakoresha. Amafaranga aguha amahitamo menshi mu buzima, nubwo ataguha urukundo cyangwa amahoro yo mu mutima yonyine, ariko atuma ubuzima bworoha cyane. Ikibazo rero si amafaranga, ikibazo ni uko abantu bamwe bayakoresha nabi cyangwa bakayagira ibigirwamana. Ariko kuvuga ko amafaranga nta munezero atanga ni ikinyoma cyatumye abantu benshi batita ku iterambere ryabo. Amafaranga iyo yabonetse mu nzira nziza kandi agakoreshwa neza, ashobora kugufasha no kubaho neza mu buzima bwiza no gufasha abantu bawe ukunda. Ikindi kinyoma rero batubeshye ko kuzigama gusa bihagije ngo ukire. Hari abantu benshi batekereza ko ibanga ryo gukira ari ukubika amafaranga ukayazigama. Niyo mpamvu umuntu ashobora kumara imyaka yose yirinda gutakaza amafaranga ngo ayashore, ahubwo akagenda akayazigama, akayaryamisha gusa, hanyuma akavuga ngo ubukire buzaboneka. Ariko ntabwo ibyo byonyine byubaka ubukire. Iyo amafaranga aryamye gusa nta kindi akora, ntabwo akura. Hari n'igihe ugira umwaka inflation cyangwa se ifaranga rigata agaciro y'amafaranga wabitse, niba agaciro kayo kagabanutse uko imyaka ishira, urumva uba uri guhomba. Abakire benshi ntabwo bibanda gusa ku byo kuzigama, bibanda cyane ku kongera income cyangwa se ayo binjiza, akayafata akayashora mu bintu birabyara amafaranga. Abakire bazi ko amafaranga agomba gukora andi mafaranga, niyo mpamvu bashora muri business, ukumva umuntu yaguze utuntu turabyara andi mafaranga. Ariko hari abantu bafite salary ntoya cyangwa se imishahara, bakamenya gukoresha neza duke bafite, nyuma y'imyaka mike ubuzima bwabo bugahinduka. Rero ikibazo si amafaranga make, ikibazo ni uko utamenya uko amafaranga yakubyarira andi. Nicyo kintu kigora abantu benshi, nanjye ndimo, kumenya uko amafaranga abyara andi. Icyo kintu turamutse tukimenye, abantu benshi rwose twagera kure. Abantu bibwira yuko kuba ufite amafaranga kuri konti bihagije, nyamara ayo mafaranga ntabwo aba ari gukura. Ugomba kwiga uburyo bwo gukoresha amafaranga neza aho kuyareka aryama gusa. Ushobora gushora mu bumenyi, gutangiza umushinga runaka, cyangwa gukora ikintu gifite ahazaza heza. Ukagura nk'umutungo utimukanwa, wa mutungo utimukanwa uko byagenda kose amafaranga yawo ariyongera. Niba uguze ikibanza, niba uguze inzu, niba uguze ishyamba, ibyo bintu igihe ugisubirije ku isoko, amafaranga yawe urayabona ndetse aba yariyongereye. Rero amafaranga make uzigama ashobora kugufasha gutangira ikintu kinini igihe uyakoresheje neza, ariko ntuyaryamishe, ahubwo uyazigame mu bintu bizabyara andi mafaranga. Ikintu cya nyuma batubeshe tugiye kuvuga uyu munsi, nubwo hari byinshi, twahisemo ibi bikeya kugira ngo tudakoresha igihe kinini. Nimubona video twakoze hari ikintu iri kubigisha, muratwandikira muri comment mutubwire tuzakore ikindi gice. Batubeshe ko umuntu usanzwe adashobora gukira ataravukiye mu muryango ukize. Ukumva ngo umuntu arakize ariko ngo afite background, ngo afite igisunika, ngo niho yakiriye. Hari abantu benshi bemera ko gukira ari ibyo abavukiye mu miryango ikize gusa. Iyo umuntu akuriye mu buzima bugoye, sosiyete imubwira ko amahirwe ye ari make. Iyo myumvire rero ituma abantu benshi batagerageza no gutangira. Ukuri ni uko hari abakire benshi cyane batatangiye bafite amafaranga
cyangwa se connection n'abandi bantu zikomeye. Bamwe bakuriye mu bukene bukabije ariko nyuma bahindura ubuzima bwabo kubera imitekerereze n'imyumvire bafite, ndetse bagakomeza no kwiyubaka no gushakisha. Kuba rero waravukiye mu muryango ukennye ntabwo bivuga ko ugomba kuguma muri ubwo buzima. Yego, abantu bamwe batangira bafite avantage iruta abandi, wenda ari umuryango wamusunitse, birashoboka, ariko ibyo ntibivuga ko abandi badafite amahirwe yo gutera imbere. Isi y'uyu munsi ifite amahirwe menshi kurusha kera, aho ushobora gukora online. Niba umuntu afite YouTube, niba umuntu ashobora gucuruza kantine, niba umuntu ashobora kurangura ibintu by'abandi akabizana akabonaho komisiyo, hari ibintu byinshi ushobora gukora mu gihe ufite umwanya. Ikibazo ni ugutinyuka ugashyira mu bikorwa. Ushobora gukora utwo tuntu twose, ahubwo ikibazo gikomeye ni uko abantu benshi bemera ko badashoboye mbere yo kugerageza. Ugasanga umuntu ikintu aho kugira ngo agerageze ahubwo yishyizemo ko atagishoboye, bikarangira nta kintu ukoze. Rero iyo wumvise ko iwanyu nta muntu wigeze akira, cyangwa se ukumva ko nawe ubwawe ibyo wakora bidashoboka, aho ngaho uba wamaze kwiyicira ahazaza hawe. Amateka y'abakire benshi agaragaza ko ubukire butangirira ku cyemezo cyo guhindura ubuzima bwawe gusa. Niba ukomeza gutekereza ko aho wavukiye ariho hazagena aho uzatangirira rwose, cyangwa se aho wavukiye hakagena aho ubuzima bwawe buzarangirira, uzahora ufite ibibazo muri wowe, kandi icyo gihe ibibazo byawe, iterambere ryawe bizagorana kurigeraho. Ntukemere ko amateka y'umuryango wawe akuzirika, cyangwa se akubere prison, cyangwa se gereza y'inzozi zawe. Ibi binyoma 7 rero byatumye abantu benshi bafata amafaranga nabi no gutinya gutera imbere. Iyo uhinduye ibyo wemera ku mafaranga, nibwo utangira kubona amahirwe abandi batabona. Amafaranga ntabwo ari bibi, amafaranga ntabwo ari ikintu kibi. Ikibazo ni imyumvire, ni mindset abantu benshi bayafiteho. Tangira guhindura uko uyatekereza, uyubake buri munsi, kandi wemere ko ubuzima bwawe bushobora guhinduka igihe icyo ari cyo cyose. Ubukire butangirira mu mutwe mbere yo kugaragara mu ikofi yawe cyangwa se kuri bank account. Ese hari ikindi kintu naba nibagiwe, cyangwa hari ikintu mvuze wumvise kiri cyo koko? Jya muri comment utubwire, ese ikiganiro kibonye ute? Byari byiza kubana namwe. Njye nitwa Emmy Fierte, iyi ni Unguka Ubumenyi Post. God bless.